Ne. Ndatwite. Tangiza blague zawe. Ntabwo ari blague. I'm serious, ndakomeje. Twite yande. Icyo ni ikibazo wakagombye kumbaza. Shona bwamaze kwira mu kanya numara kujya mu rugo ndasigana nawe. Mu rugo he? Aho. Ndagira ngo mumenyeshe ngo ndi bube hano. Ngo Ntabwo mba hano. Ikibazo sindi kubyumva. Gerageza nyine ubinyumvishe sindi kubyumva pe. Wowe amubwira yuko umushaka byihutirwa sibyo? Numara kumubwira yuko umushaka aza kurebe. Namara kuza kukureba umubwira ati rero dore mfite ibibazo iki ni by'umwana niki, umubwira ati nkeneye amafaranga kandi amafaranga mesha mubire wabonye atari nakabwa. Nakubwiye ngo kukibi no kukiza tuzabana. Mane. Mama. Oya bibi. Ntabwo nabishakaga, ntabwo nashaka kuguca inyuma. Baby. Reka banze nkubwire. Genda uzinga ibikapu byawe nawe. Cyangwa uravanamo iyo myenda utaye wambaye ubusa, uhamagare n'umugore wawe nibirangiza umena miliyoni 10. Nakubwiye ngo nibeshye ngo usohoka. njyewe ngiye kwekezaho nkunda wowe njye ntabwo mukunda ntabwo ngiye nziranye nawe. Garuka. Icara hano. Njye ntabwo nziranye nawe nta nubwo tujya Ahubwo ngakubwira ikintu kitaruzi. Nzibeshye nugire umuntu urenze uriya muryango. Uzangora iki? Uzambwira aho ugiye. Urabona iyo nzobe yawe muri Kigali bakagombye kuba ufite akamodoka uri kugendamo none uri kuhotega utumoto twako kanya. Dusina njyanye naka. Jesus. Mba byo kwisimuti. Kwa yurazi ni Tracy. Inshuti yawe yaza kugusura ikaza ikavuga ngo ikwamiye mu rugo. Shabwo nanjye ibyo byanyobeye ikintu kimugenza pe. Navuze ko nta mafaranga ngira. Ko nta Ute inshuti yawe isazwe iza kugusura ikizirika. Njye ntabwo niziritse hano. Bebe ntabwo ibintu nabyo. Yaranshatse. Nta nubwo byibura wamagahenge byibura ngo umena agahenge mu buzima bwanjye. Urasaze se none? Ndasaze. Ubu kano kanya umvuyeho ugiye ku mwana wanjye. Reka ngira ikintu kimwe mubwira rero. Sibyo? Ku muryango wanjye. Biriya wabonye nimba ari umugabo wawe nimba ari ibiki mwigize nkabaha amafaranga. Usibye mwese kubakatamo uduce nkabashyira mu mufuka nkajya mbigiraho box